turabashime cyane bikomeye. Igitabo cy'ibyahishwe rero ni kimwe mu gitabo kijya kigorana kugisobanura kwa none, hanyuma y'abantu babashije gufata umwanya bakiga rimwe na rimwe hari igihe bitanga ibisobanuro bihagije. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'ukuntu ibyahishwe bizagenda bikurikirana kugeza aho Imana yo mu ijuru izabasha kuba yarimburira isi nk'uko biri mu gitabo cy'ibyahishwe. Mu nyigisho rero nyinshi za gikristo zisoma ibyahishwe nyine zisoma mu byahishwe mu buryo nyine bw'uko ibintu bizakurikirana mu gihe kizaza. Bakunze rero gutanga urutonde nubwo amadini atabivugaho rumwe bitewe n'uko amadini ntabwo agira imyemerere imwe. Ni ukuvuga rero icyambere tugiye guhera ni ibihe by'imperuka cyangwa se n'ibihe by'itorero, ubutumwa bwiza bukomeza nyine kwamamazwa. Hazabaho rero cyangwa se hazabaho intambara, inzara, ibiza n'ibyorezo byinshi. Ku mwanya wa kabiri harimo kugaragaza kugaragara nyine kurwanya cyangwa se kumurwanya wa Kristo ariwe antikristo. Ni ukuvuga rero uyu antichrist aho nyine azaba afite inshingano yo kurwanya Kristo. Azaba rero hazaba umuyobozi cyangwa se imbaraga zirwanya Imana, azayobya rero abantu benshi cyane. Ku mwanya wa gatatu harimo rero igihe nyine cy'umubaro mukuru cyo bita ni Great Tribulations. Ni ukuvuga rero izaca nyine mu bihe bikomeye cyane. Mu byahishwe rero havugwamo nyine ibimenyetso birindwi cyo bita ni 7 series, ndetse hakazamo impanda ndwi cyo bita ni 7 trumpets, hakazaho ndetse n'ibikombe birindwi by'umujinya cyo bita 7 bowls. Ni ukuvuga rero ku mwanya wa kane harimo intambara ya Helmageddon. Ni ukuvuga rero Helmageddon ni harimo imbaraga nyine zizatiranira nyine kurwanya Imana. Intambara rero ikomeye ya nyuma nyine ikavugwa. Ku mwanya wa gatanu harimo rero kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu azagaruka nyine afite icyubahiro, azatsinda ibibi n'imbaraga za Satani. Ku mwanya wa gatandatu harimo Satani afungwe nyine imyaka igihumbi. Kubera mu nyigisho zimwe Satani nyine azafungwa nyine imyaka igihumbi. Yesu hakongera akagaragara Yesu azakaganza nyine mu mahoro mw'icyo gihe cyose. No rero ku mwanya wa karindwi turahabona Satani arikurwa igihe gito. Nyuma rero y'imyaka igihumbi Satani azarikurwa nyine arikurwa akagerageza nyine kuyobya nyine abantu bwa nyuma. Ku mwanya wa munani ni urubanza rwa nyuma cyo bita ni final judgment. Nyine n'abapfuye bose bazakurwa cyangwa se bakazurwa, kuko burya buri wese agacirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bye. Nubwo waba warapfuye ukazazuka kugira ngo hagacirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa byawe wakoze. Ibi rero bikunzwe kwitwa ngo ni urubanza rw'intebe yera nini cyo bita ni Great White Throne Judgment. Great White Throne Judgment rero akaba ariyo urubanza ruzaba rukomeye cyane. Ku mwanya rero wa 9 harimo kurimbuka ku isi n'ijuru bya kera. Rero ijuru n'isi bya kera bikazavanwaho. Abasoma biriya bamwe rero babisobanura nyine nk'ukurimburwa nyine ku isi, gahunda y'isi iriho ubu ngubu. Rero no kuvuga ngo ku mwanya wa 10 harimo ijuru rishya. Ijuru rishya n'isi nshya. Ni ukuvuga ngo Imana irema isi nshya n'ijuru rishya. Nta rupfu rero amarira cyangwa se umubabaro bizabaho bikiriho. Hazavugwa rero cyangwa se mu magambo havugwa nyine umurwa wa Yerusalemu nshya umanuka uvuye mu ijuru cyangwa se umanuka uva mu ijuru. Ni ukuvuga rero uko ibihe bizagenda bikurikirana, ni ukuvuga ngo harimo ibihe by'itorero, hakaza ku cyo antikristo, hakaza ku cyo umubabaro mukuru cyangwa se umubabaro uremereye, hakaza ku cyo Helmageddon, hakaza ku cyo kugaruka kwa Yesu, hagakurikiraho imyaka igihumbi, hagakurikiraho nanone Satani arikurwa byagahe gato, hakazaho urubanza rwa nyuma, hakazaho kurimbuka ku isi ya kera ndetse n'ijuru rishya n'isi nshya. Ni ukuvuga rero ni ngombwa kumenya ko aya ari amwe mu kuntu bizagenda bikurikirana cyangwa se ukuntu bizagenda bikurikirana kugira ngo ubashe no kumenya kwirinda. Sasa rero mu buryo burambuye rero ingero zihagije tujye kuzirira hamwe. Sasa rero ko ngiye gusobanura ibisobanuro birambuye, ariko ni ngombwa kumenya ko igitabo cy'ibyahishwe gisobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'amadini n'abahanga ba Bibiliya. Ibyo rero ngiye kukubwira hano ni imwe mu myumvire nyine ikunze kuboneka cyane cyane mu matorero menshi
atandukanye ndetse ya Pentecote birumvikana. Rero no kuvuga ngo rero kaduhere ku mwanya wa mbere harimo ibihe by'itorero cyangwa se cyita church age. Iki ni igihe rero cyatangiye ni nyuma yo kuzuka nyine no kuzamuka kwa Yesu. Rero ubutumwa bwiza bukwirakwira nyine kwisi. Amatorero arashingwa, hari bimukana, hari abakurikira rero Imana n'abatayikurikira birumvikana. Habaho rero intambara, inzara, ibiza, ibyorezo n'akarengane. Urugero, intambara z'isi, ibyorezo nka COVID-19, imitingito, imyuzure n'ibindi bize. Rero no kuvuga ngo abigisha bamwe babona ibi nk'ibimenyetso byerekana ko isi igenda yerekeza ku iherezo. Hakazamo ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga rero harimo kwigomeka kw'isi, kwigomeka kwishi ku Mana. Mbere y'ibihe rero bya nyuma nyine abantu benshi bazava nyine mu kwizera cyangwa se bazava mu byo kwizera. Harimo rero bazabaranga rero hazaba harimo ubukonje mu kwizera, kwiyongera kw'ibinyoma by'idini, harimo no kwiyongera kw'ikibi. Urugero, abigisha bita abahanuzi bagamije inyungu zabo cyangwa se bagamije indamu zabo. Abantu rero banga amahame y'idini bari basanzwe nyine bakurikira. Ku mwanya wa gatatu rero harimo kugaragara rero k'umurwanya wa Kristo ari we Antikristo. Nuko Antikristo ni izina rikoreshwa nyine ku muntu cyangwa se ubutegetsi buzaguruka nyine bukarwanya Kristo bwivuye inyuma. Hanyuma rero no kuvuga ngo abamwumva rero muri ubu buryo nyine bavuga ko nyine azaba ari umuyobozi ufite imbaraga nyinshi, azashobora gukurura nyine n'amahanga menshi kuko azatanga isezerano ry'amahoro mbere yo kwerekana kamere ye ya nyayo. No kuvuga rero urugero rwo gusobanukirwa neza gusa nyine ni nkuko nyine umunyapolitiki ashobora kubanza nyine gukundwa n'abantu benshi nyuma akagaragaza nyine ubutegetsi bukomeye kandi bukandamiza, ariko mbere yabanje kwigaragaza nk'umutegetsi mwiza. Ku mwanya wa kane harimo umubabaro mukuru cyo bita ni Great Tribulation. No kuba iyi Great Tribulation rero ni kimwe nyine cyase ni igihe nyine gikomeye cyane cy'amage n'ibigeragezo. Mu byahishuwe nyine havugwamo rero ibimenyetso birindwi cyo bita 7 series. No kuba rero ibimenyetso rero cyase ikimenyetso cya mbere harimo ifarashi y'umweru. Abenshi rero babibona nyine nk'ubuyobozi cyangwa se gutsinda kwisi. Hakaza ikimenyetso cya kabiri ifarashi itukura. Iyi ngiyo igaragaza intambara kuko ni ifarashi igaragaza intambara. Hakazaho ikimenyetso cya gatatu ifarashi y'umukara, iyo igaragaza inzara n'izamuka ry'ibiciro. Hakazaho ikimenyetso cya kane, icyo kigaragaza ifarashi y'icyatsi. Iyi farashi y'icyatsi rero ivuga urupfu n'indwara. Hakazaho ikimenyetso cya gatanu bivuga abiciwe ukwizera basaba ubutabera. Hakazaho ikimenyetso cya gatandatu harimo imitungo rero ikomeye n'ibindi bintu nyine bidasanzwe. Hakazaho ikindi kimenyetso cya karindwi gitangiza rero urukurikirane rw'impanda ndwi. Hanyuma rero reka tujye hano ku mwanya wa gatanu rero aho tuhasanga impanda ndwi. Buri mpanda rero izana nyine ibihano cyangwa se izana ibihano cyangwa se ibikomeye, ibiza bikomeye. No kuba rero ingero zivuga nyine mu byahishuwe harimo inkongi z'umuriro, amazi yangirika, umwijima, ibyorezo, intambara zikomeye ku isi ndetse ibintu nk'ibyo. Abantu rero bamwe babifata rero nk'ibizi cyangwa se nk'ibizabaho nyine uko byanditse, abandi bakabifata nyine nk'ibimenyetso by'ibintu bikomeye bizagera ku isi hose. No kuva rero ikimenyetso kiza ku mwanya wa gatandatu, naho ibiza ku mwanya wa gatandatu ni ikimenyetso cy'inyamaswa cyo mark of the beast. No kuva rero havugwa umubare w'inyamaswa cyose mark of the beast, aho ivuga kari 666 cyangwa se gatandatu cyangwa 666. Abantu benshi babyumva mu buryo butandukanye. Bamwe bavuga ko ari ikimenyetso nyakuri kizashyirwa ku bantu, abandi bavuga ko ari ikimenyetso cy'ubudahemuka ku butegetsi burwanya Imana. Bibiliya rero ivuga ko abantu nyine bazagorwa nyine no kugura cyangwa se kugurisha badafite icyo kimenyetso. Hakaza ku mwanya wa karindwi rero ni Armageddon. No kuba ni icyo bita ni Battle of Armageddon. No kuba rero ni intambara ya nyuma hagati y'imbaraga zirwanya Imana n'ubwami bwayo. Abigisha bamwe rero bavuga ko nyine amahanga
azishyira nyine hamwe, hazaba rero amakimbirane akomeye cyane. Hanyuma no ku mwanya wa munani turasaba kugaruka kwa Yesu Kristo. Jesus Christ rero Yesu Kristo nyine azagaruka nyine ku mugaragaro. Ibiranga rero abantu bose nyine rero abantu bose bazabibona. Azatsinda imbaraga z'ikibi, azashyiraho ubutabera. Ku mwanya wa 9 turasanga ari gutsindwa kwa Satani. Satani azafatwa mu byahishuwe rero, ahavugwa ko nyine azafungwa hanyuma ubushobozi bwe bwo kuyobya nyine abantu bukagabanuka cyane hafi yo kubura. Ndetse no ku mwanya wa 10 rero turasangaho ingoma y'imyaka igihumbi cyangwa se bita ni millennium nyine y'igihumbi, cyangwa se no kuvuga rero abantu bamwe bemera ko Kristo azategeka imyaka igihumbi, hazaba rero amahoro menshi, ubutabera buzaba bwinshi, birumvikana icyo gihe. Ikindi abandi bavuga ko iyo myaka igihumbi ari ikimenyetso cy'igihe nyine kirekire, aho kuba nyine imyaka ibarika neza mu buryo bw'imibare nk'uko abantu bashobora kubibara. No kuvuga rero ikiza ku mwanya wa 11 rero harimo Satani arikurwa. No kuvuga rero nyuma y'iyo myaka rero azarekurwa igihe gito, azongera nyine kugerageza kuyobya amahanga. Ibi byerekana ko n'igihe nyine amahoro nyine yaba yarabaye menshi, hari abazahitamo nyine kongera gukurikira ikibi cyangwa se gukurikira umubi. Ku mwanya wa 12 turasanga urubanza rukuru rwa nyuma. Abantu bose nyine donc nuko abantu bose bazahagarara imbere y'Imana. Ibyo rero bivugwa cyangwa se ibyo bivugwa harimo ibikorwa byose bizagaragazwa nyine. Hazaba rero gucira urubanza abapfuye n'abazima. Abakristo benshi rero babyita nyine urubanza rw'intebe yera nini. No kuvuga rero ku mwanya wa 13 turasanga rero kurimbuka ku isi ya kera. Muri iki cyiciro rero ijuru rya kera n'isi ya kera birashira. Gahunda ya kera ni ibyaremwe irarangira. Nubwo abasobanuzi rero bamwe babifata nyine nk'ihindurwa nyine rikomeye ry'ibyaremwe nyine, aho nyine kuba ukurimbuka nyine kuzuye k'umubumbe nk'uko benshi babivuga. Ku mwanya wa 14 rero turasanga rero ijuru rishya n'isi nshya. No kuvuga ngo rero icyo nicyo cyiciro nyine cya nyuma cyo bita New Jerusalem, imanuka nyine iva mu ijuru, iva ku ntebe y'Imana. Nuvuga ibizaba biranga rero ntuza, no kuvuga ngo nta rupfu, nta marira, nta ndwara, nta ntambara, nta karengane. Rero Imana iba hamwe n'abantu bayo iteka ryose, kuko nibyo bigaragaza ihishe icyanyuma. Rero mu by'ukuri ikintu nakubwira mu make y'umurongo bizakurikirana, harimo ibihe by'itorero, harimo kwigomeka kw'isi, antikristo, umubabaro mukuru, ibimenyetso 7, impanda 7, ikimenyetso cy'inyamaswa 336, hakazaho Armageddon, kugaruka kwa Yesu Kristo, gufungwa kwa Satani, imyaka igihumbi Satani ari kurwa, urubanza rwa nyuma, kurimbuka ku isi ya kera n'ijuru n'isi nshya. Nukuvuga rero ikitonderwa cyanyuma. Ibi ni bisobanurwa mu bumwe mu busobanuro nyine bwa Gikristo ko byahishuwe. Si ibintu rero byose amadini yose ahurizo, bitewe nakubwiye ko hari amashuri atandukanye y'ubukamana abisobanura mu buryo nyine butandukanye, cyangwa se cyane kuri antikristo nk'imyaka igihumbi n'uburyo ibintu bizakurikirana. Gusa ibi byose biduha ukuri kwa nyako, nubwo abantu babyemera mu buryo butandukanye, ariko uku niko kuri kwa nyako.